ibyo mwigize mwaretse tukabiganira ntabyo tuganira fata telefone mumpeze wa mwuka mukuremo neza ashaka ugakweto kataza no gucika hose ntabwo tukiri abashiki anisoni ibyo bigize kandi ubundi wawe umuzingo ubundi umuntu akakuniga kabanza akakwica ubundi wimwica atarakanda akanyenyeri wishe hayi hoya ntumbwire niko nanahindutse cyane se nuko nyine bamfungiye cinyo hejuru ahubwo urabira iki mbabarira umbwira buri minota ingahe nako si minota ubu ni amasaha hoya sheri mbabarira aho kuzi ukuntu nshaka kuhura nawe umva mufite amashyushyu ahubwo bebe mbabarira nukuri dore mfite inyota icyaka kiranyishe mbabarira rwose unsinikireho nk'utudolari nkangahe nywa agacupa ni ukuri izi ukuntu icyaka kinyishe nkomeze ngutegereze n'amasaha y'icumi ndaho ngaho nta n'ikintu ndi kunywa ni ukuri ndarikwereka pe komashe njya nkubeshya kubizi nta kibazo ushiri ijana koko suko nkawe ijana ari nkawe aho ngaho muri Amerika ijana n'uducupa tungahe uragira ngo nzanywe bawe icyaka kinde buriya umwe agacupa kamwe rwose shiri wanjye mbabarira agacupa kamwe gatera icyaka mbahora unyereze basi nka 200 nta kibazo sawa merci baby bisous nyiracinze sawa usohora kuri video call wasanga ari umushere mushyashya none wabonye we muri ubu buzima ntabwo ushobora guhereza umuntu amahoro ngo abanze anatuze ese kuri mukuru wanjye n'uruhare rugiye kunyereka uyu munsi sheri ejo urabizi neza ko ari umugabo wawe mushyashya aho se n'umugabo so yaba ari mushyashya ese ukunda n'abasore bangahe nawe uraje hano rero uje kugira babyeyi hanze hase tuvugije ukuri ntabwo muri ubu buzima rwandeka ngo mbeho muri freedom ariko dukeneye urugero rwiza nese urugero rwiza ngaho urugero rwiza nawe imereza urugero rwiza hariya wo mukundana nande sheri wanjye se umuzi ko yagiye hanze shira huhe uramuzi ariko inde wese ko tumara imyaka 5 ariko kandi dufite umwaka utaha urugendo no kutabyitayeho ariko biri seriye wa musore wambwiraga niwe mugikundana hashize imyaka 5 uzi uburyo nkunda kandi nanjye ndamukunda pe uriya mutipe yaramvugisha anyitaho yego se mwiza we hanyuma umusore mukundana imyaka 5 zuba kumariye dufite ubutumwa mbabarira buri kandi hafi no kugarega kundeba ibaza ahubwo ni inkuru uko imbere yawe mana n'imyaka yose undusha igitare cy'amahanga uhora mu basore ngwino ngaho imuze ejo ubundi ahubwo mukanya tongera kumpamagara mbabarira umereze rya cupa hano mukuru wanjye urahangara mbabarira icyaka kiranje mugeze Gihozo uruhere please yangumfotore mwohereza agiye kuma amafaranga wowe urabona ko no kwezi kw'inzu tutagomba kukwishyura kiri kare kutaranageramo sinzi imikino urimo mbabara ahubwo nzanire ya bote ese uwo yitwa none waba hehe mbabarira sheri ari muri Amerika kandi bino Diaspora nta kindi kintu wabikorera utabikuye amafaranga kuko nabo nta kindi kintu none se amaherezo akazaba yahe amaherezo y'inzu yose si muntu ahubwo utesha arayohereje mana ariko urukundo kwanje ntabwo ukunda amafaranga bebe ntabwo ukunda amafaranga ahubwo ukunda amafaranga ntabwo ufite urukundo kuko uri kuvugana nawe mukanya bavugana ninde wanga amafaranga mbabura ahubwo nzanire ya bote itarashiramo mbanza mfotora mwereke ko ibintu bimeze aya mafaranga urya nawe buretse bazakurya sheri nzanira undi se abo bariye bo nibagiye yewe mpfuye hari icyo n'abamwombeje hey desa ndi ndakuraho desa ninde ngo nishyure inzu ninde Olivier akira shabuja aho ari kurangwa n'ubundi ibyo wigira byose
nari mbizi ntabwo ushobora kugumana n'umusore umwe mbese ubundi ayo mafaranga ubundi yakoresha iki uri mu mikino abakobwa b'iyi minsi nta rukundo guma muri izo nkundo zawe nzaba ndeba icyo zizakora ko usazi yanga kandi ugwa amafaranga kandi sawa benshi sawa icupa naricyo nzaba mbibona mama aha mama turi mweke nagunywa cyane ayo mafaranga ubwo bufaranga bwawe ntabyo nshaka sawa mama shenge igize amazi n'ifotorere ese uri seriye uzi kuri seriye neza igerayo sha sinzi ibyo ugiye guhamagara n'ubundi mbese basubiye ngo araguhagije ifoto ndayikoresha ku basore nka bane urugero ukabeshya ati neza dore sha wape njyewe ntabwo mu buzima nabishobora ikibazo cyo ni ko shere wanjye iri hafi kuza kandi hurutse kango nta kinamango ariko tuzakora ubukwe bwiza ariko ko ari mu diaspora afite amafaranga kandi njyewe no simeze nkawe ibyo ngibyo byo kuri gusaba udufaranga umva baravuga ngo baca umugani ngo nako na nubwo ari umugani hari umusaza wavuze ngo tegereza ngo yaraturanye na hiba umva bugiye basimba bivugane nawe ubone ko ngibyo tugamba tw'abantu badafite n'amafaranga bayi nyacinzo Hi baby. Umeze gute? Meze neza uba nawe urabibona. Hoya. Sha nyine twa dufaranga nyine wari wanyohereje mvuye muri saho. Sibwo nubibona nyine. Ndasa gute? Washimye. Nuko nyine inyota yari inyishe ndavuga ngo ka gacupa wari wanguriye nibwo nari ndi kukamaramo. Bibaza aka kantu gasigaye kandi ubwo nyine nakavuzeho amagambo nk'igihumbi. Naciraguragamo nyine urabona ko kagiye gushiramo. Banyohereje se basi nkareba ko nagura kandi kaboto. Oya nawe reka ndiyongereraho basi nanjye agacupa kamwe. Oya manka turwasa aho ngaho. Wow. So I love you. Kumbona wabaye mwiza cyane. Ndaba mwiza se si utuma mera neza. Ifaranga byose umpa. Ugomba kwiyitaho ku buryo ugomba kuvuga ati cyakoze n'indi ufite umukunzi abandi barabeshya. Reka nze kuzana kantu. Ni wowe najyaga mbona kuri video cyane. Sherry, it's me. Baba bampindurira. No, it's me. Look at me. Sure. Yeah. Reka nze kuzana kantu. Okay. Kugira ngo noneho wumve urukundo ngufitiye urasoma nsomye musomye dusomane. Iyo ntaza nari kuba mpunzi. Ugomba gusa. Iyo haza nko kuboneka impamvu ituma urugendo barusubika. Banza nari kwiyahura. No way. For sure nari ngukumbuye ariko. No, ntabwo wari umwumbuye nkuko nyine nari mukumbuye. Navuga se duhora tuvugana video. Noneho ikibazo cyawe ibintu bijya bimbabaza. Wanyohereza twavuganaga video call numeza amafoto yawe. Bayashira ariko ntukajya ubona. Soma. Yes. What do you mean? Kararyoshye cyane. Kuki utambwiye ko kaba kameze gutya? Suzi nabikubwiraga ngo niko kantu gatuma nyire esprit yo kukuvugisha utugambo tw'urukundo. Uzi ko burameze mpinduka. Ntabwo nzongera kunywa ibyo najyagamo. Oya bira bintu by'ibintu by'ibibyerize nini. Utuntu tw'abasirimu. Urumva aka kabo ngaho nsomya. Niyo wabona njyaga nkubwira ngo urumva urukundo ruba rwiza
iyo nyine abantu buri kumva ibintu kimwe rero najya bamubwira ni nyohereza 300 ngure rino iri cupa rirahenda sheri wanjye sana ubona ko amafaranga yawe reba akazi ukuntu ari keza ibintu birimo byose niwe mbikesha niba tuzi ko bari wowe usijya ngo ngaho memba nimba byose mbikesha none rero ndaje ngushakira indi surprise iri mu gutunga oya ibintu byose ariko byanjye nawe bigomba kuba ari ibintu byibushye bibriya icyo bita kubriya rero sheri wanjye ariko tukira aho mfite akabazo akahise sheri numva mama wanjye ararwaye noneho nyine pana mama wacu tubyara ni wa mama nyine uturera ararwaye ejo bundi yageze gutya kubera ko nyine inka yirayizi ko bayitemye babagizi ba nabi mama wanjye yanesheje umutwe wumva ko ari umuntu watureze n'iki kumwitura mbabarira ndagusabye mbabarira umukurikirira basaba ariyo mpano barumye $1.5 mugurira inka oya ibyo ni ibintu byoroshye mbwira sheri kujyana nese reka nkubaze muri iyi si utekereje hari ikintu basi wari bwatekereza ugasanga wakinyatse nta kikwimana gifite icyo kintu kikabeho wakibuze ubundi Imana yarambwiye ngo hari ibintu Imana yize kumwangira ngo irambeshya Imana yarambwiye ngo ngiye kuzanira umuntu w'umumaro mu buzima bwawe mbere tutarahura buriya uwo yari ngi ngo ngiye kuzanira umuntu w'umumaro mu buzima bwawe ngo ku buryo ngo umuntu azaguhindura ngo ibyifuzo byawe byose ngo bizaba ari ibye ngo noneho ikibazo cyawe kibike noneho akubera igisubizo ni ukuvuga ngo rero niwe Imana dore wanjye Mana reka rero nkwereke ahubwo yego ntagura mugurira inkima ndashaka kugenda ugura inka 3 nziza cyane udatuma ndira oya nturire kuko biracyari ubanza usome nuko ucurure iryo jambo umaze urimanukane n'ibikorwa yego inka 3 nziza numara kuzigura yego uragenda ushaka ahantu hari igisambu kirimo harya ibya byatsi inka zirya ngo byita ibiki ntabwo mbizi njye mbona nuko ubwo bazakubwira igisambu zizajya zirishamo zikumva ziranyuzwe ubundi umbwira amafaranga bisaba oya dushyiraho $1,800,000 ibyo ni ibintu byoroshye cyane ndaza kuguha kadi yanjye ugende kuri banki uze kuri mpamvu niwayibona urasiganwa nako nta n'impamvu ryabyo mbese si uhari oya humura shiriho ahubwo ibyo tubyihorere mbese urumeze bimeze neza nari gukumbuye n'ukuntu usa shiri njye mukuru ukunzwe ntabwo wibeshye sinajya muri kompetisiyo nako kumana baby nayigukumbuye pe it's been a long time wow finally bagarutse ndishimye cyane sinzi none se nita iyi mikino muri kunkina ni bwoko ki wait what mikino bwoko ki ngiye nande ese kutishimiye ko turi kumwe wagarutse kundeba ngewe nitwa mwakundanaga ntabwo unyibuka I know ni ibiki by'imikino uri kuvuga byose ni iby'ikizi ibiki kai look at me this is your girlfriend Nita tukundanye imyaka 5 urabizi ese ko meze nkaho utari kumva ntabwo uri kundeba are you okay kuva ryari mwapanze gukora ibintu me and who ese umeze neza we umeze neza muzana amazi yo kumaza iki ese kumara kubaza kutishimye ko ryari mupanga ku nkino no mikino seriously me and who mwari mugamije iki indese ntabwo rero birancanze iki ese ntabwo ushimye ko uri kumwe nanjye ndita ndekura sinjye wari kureba ndekura nyine ntabwo ukinkunda igihe cyose twapanze ubukwe n'ibiki byose ntizi ko unzaniye amakuru meza n'ubundi none ndikora nabi hanyuma gupanga ubukwe bakuroze cyangwa ese ko umuntu hagaruka nsanzwe nzi ariko ndabona atari wowe nita nsanzwe nzi ese nakoze iki hari ikintu kibi nakoze ibintu ni bibiri ugiye guhaguruka muri Amerika twaravuganye waje tumiranye neza njya kugufata kuri airport byose byari sawa none se akanyuranye bagiwe ibintu ni bibiri
Okay. Mwari mugamije iki? Mushaka kugera kumbwira inde nande? Jye nande? Okay, mubwira soke. Inde se? Mubwira zi hano. Bakuruze wasaze. Ndeba neza. Ahangaha niho mba njyewe nitasheri wawe, your girlfriend, maze igihe mukundana imyaka 5 muri gupanga ubukwe. Ibintu bikumbwe n'ibiki? Kai, you okay? Ntabwo ukinkunda? Sinita kubera iki wanginisha bina kakagera. Nakoze iki? Ndavuze mugire mubwira soke. Inde se? Cyangwa nimba utamubwira ngende mwibwirire. Inde se umuzimu? Ese nta kibazo ufite mu mutwe? Ufite iki kibazo? Akajya kuzana amazi kuko amazi yo kumaza iki? Ntabwo aruhutse neza. Mubwire asohoke. Inde se? My big sister muraziranye. Kuri kumubwira cyane mujye kumuzana n'iki? Ntabwo nitaye ko wari wese. Waje kundeba, waje kuri famille yanjye. Genda umubwira zi hano. Okay. Singaho. Wishimiye kaze gufungurira sha. Ni karibu sheri. Hey! Igihe kinini. Myaka myinshi. Bora. Jesus. Hey. Oh. What? What? Come on. Hey, wageza no gute? Kutambye. Umva ikinisheri wanjye. Ariko noneho ndumiwe. Babe, you Akabi gaseko nkakeza. Uretse. Baby. Kwaje utambwiye? What's going on? Kucyeje no. Muraziranye mu babiri. Ni mu mwaganira gase. Come on. aho se muraziranye. Yaje hano kubera njyewe. He is my boyfriend. Oh my. No, ndakubura gatumanye imyaka. Reka guceceka. Wait, izo planka nazo nyeneye. Wowe n'uyu mufaniki. Ahubwo se uri hano mariki? Nawe ngo mucece uri hano mariki? Ahubwo uzanye nawe gute? Ego, dahoyereye none. Waje kureba. Njye mfite gusobanuza hano muri mwe. Wowe se hano urasobanuza iki? Welcome ahubwo. Umva muzane kaze muzane. Ese mushiti wanjye wayatsobanurira ngo guki ngo be. We nawe muraziranye. Kandi yarafashe irembo. Oh! Ariko no. Yafashe irembo ryijya hehe? Yafashe irembo iwanyu. Nabiko. Irembo ry'ibikisi. Basobanurira. Explain, please. Hurry up. Basobanurira. Hurry up. Mujewe dukuranye imyaka 5. Yego ko Kigali. Yavuye muri Amerika avuze ko kiyo ko ubu. Sisa nubwo atabizi nyine ariko arabizi ko dukundana. Kayi! Ni wowe mbaza. Nabisobanura. Izi drama niziki? Aba bagore bawe se no bagenda. Buretse. Zahabura inshuti ya s'il vous plaît. Kayi. Uyu muhungu. Uyu n'umushiti wanjye ariko aho bigeze. Bari gukina n'imitima y'abantu. Reka babwize ukuri. Ese uzakina nanjye ukina n'ababyeyi banjye? Noneho baje no kunkanga hejuru yawe ntunavuge. Ubukwe irembo. Hey. Na sister. Ka sobanura. Baranye kingana iki nkundana nawe? Hey, tumaranye igihe kingana ute? Njyewe. Muretse mwese hano ndabaruta. Imyaka 3, mumaranye imyaka 5. Uyu mumaranye imyaka ingahe? 6. Jezi. No mu mwaka rufitemo abakunzi 3. Hey, nuko ba Diaspora mwitwara iyo mugeze hanze. Utereta abakobwa 3. Nese mwaretse. Abavandimwe 2 ubwo ngo wafashe irembo. Ura ntago ari twenyine ahubwo n'abandi. Uri best friend wa hano wa family yose. Kabigase ko nkakiza koko. Ari ukuntu oya buretse gatoya. Cyangwa harya ngo ngiye uyu mumaranye 6. Wibye nimero uyu. Urangije oya ngiye sinabana oya nimero yiwe wayikuye mwamenye mute? Ese katavuga. We Kai explain. Sobanura. Nabuze ikintu uvuga abanyabashiti banjye. Kai nagara umuntu ari kubaza. Abahungu bikigiye ko kubona azabagenze. Ka sobanura. Kai nunyinishe nge nahita nkwicura bizi ndi umusazi. Ntago ducika. Explain.
direct. ese ko utavuga undeba ntabwo wafashe irembo ubikunze Muziranye he uyu muziranye mute ngiye tuziranye sobanura kugira ngo uruje ruve mu nzira mureke mbasobanurire vuba vuba uyu nguyu amasegonda papa we na papa wanjye barakoranye okay nawe nyine papa wanjye arambwira ati uriya mwana wo kwa Gasana nyine baraduhuza uvuze ngo ntiwankundaga ndabikoze wowe komeza ukuntera ikirunguriro nyine birangira nyine twemeje ko tuzabana uwe nande mwemeje ko numvishemo Gasana nande na so uwo Gasana so wawe niba ari na so wuriya byahuriye he ahuriye nayo ngo ibyo bihuriye kwa Gasana papa wuyu na papa wanjye okay hanyuma sister wanjye byumvikanye iso yagushakiye umugeni hanyuma wowe ujya kwishakira wehe uraza mu myaka 5 yindi ushaka mu mwaka umwe mwari mumaranye wumva ntunyuzwe uza gushuka muri umuna wanjye uyu we twiganye muri secondaire nyuma yo kwigana secondaire urakareba ubura nakana kakamodo kakiri kwishakisha kakagoryi wumva wagahunjari narakubashye urabizi nta kintu ngize ngusaba kandi uri ese niba mpamvu nta kintu wampaga habe n'igihumbi kandi nguru umugezi aho wabaye umuntu muzima niba sinakubwira ngo nkohereze amafaranga ukabyanga nkabyanga yohereza utese ufite aho wafashe irembo ariko noneho urukuka nakaga we hanyuma ngewe biza kugenda bite warayobye rero ntawe wigize isekurume wowe wigize isekurume ushaka kwimya uduhene twose turi muri no murenge ntabwo we uvuga ko nabonye ifoto yawe kavuga ngewe ngo byagenze bite ngewe nta mikino buretse sobanura ngo ngewe iki kuvuga amagambo menshi nyuma yo guconga ubwanwa sinakwihoreye nanjye oyi babarira ngewe babarira mumwigisha isomo kandi mwebwe ntabwo iwanyu babaje umwuko hari sobanurira kayi we kansobanurira ngewe ngo bigenda bite yirayisiga okay faster akaniko kambere nicyo kibahiba uvuga iki wibashye uvuge faranga bwanjye sicyo nagomberwa ko ayi ahubwo se iri poster rikuramo yegera gusa tujya kubeshya bakobwa wowe zana nizi meta nazo na amafaranga fata telefone yawe ubwo faranga kura telefone yawe wimbona telefone yawe kuramo gira vuba urava wambaye gusa kuramo hereze meza kuremo password kambaye maso bambaye mukuramo n'inkweto aragenda ameze hano tazongera gukirisha abakobwa aba Diaspora yemba nkusukuye ahubwo nkagusukura ibisuko nuko naba nkukoreye kuramo n'urwo ngurwo rega aragenda yambaye ibirenge kuramo abantu bose bakubone ibyo mwigize mwaretse tukabiganira ntabyo tuganira fata telefone mu mpeze wa mwuka mukuremo neza ashaka ugakweto kataza no gucira hose ntabwo tukirabasha anisoma byo bigize kandi ubundi wawe umuzingo ubundi umuntu akakuniga kabanza akakwica ubundi mwica atarakanda akanyenyeri ayashyira abandi password akira shyiraho nimero yanjye wohereza umva miliyoni 2 ohereza eshanu shyira miliyoni 5 reka ashyiraho 20 twese urazugabana umva nabyo uretse shyiraho miliyoni 20 twese urazugabana kayi miliyoni 20 utamwica atarakanda twese turazugabana miliyoni 20 vuba shyira miliyoni 20 se nyine shyira kuri konti yanjye fast we shyira vuba vuba mudukinisha nasoni miliyoni 20 yego umva nimero yanjye urayizi we vuba se nibwo yibutse kungisha ntabwo shyiramo ko we shati nabizi irahenze shati twayikuramo na 50 yibutse kungisha inama tugize ikigori shyiramo pin yawe wohereze 20 ntundebe ntunamvuge okay yaje byirembo abandi bazarifata uretse maze ndebe yes kuramo n'ipantaro umva uravana wambaye gusa genda abantu bose babone ububwa bwawe wa Diaspora biyi minsi byo mwana ahubwo uzana mukasi tumbukate urugano rwasanga rwo mugiriye inama kuramo iyo pantaro mwambabariye koko akiki uzongera kogosha hana abahanze birahenda ugende Diaspora bagenzi bawe ugende hereze isoma abantu
ibintu mwihaye byo kubeshya abakobwa ikorera ubufaranga bwanyu out kujyana telefone kayijyanye genda ese nayisiga atazadukurikirana akira jyana ububyi bwawe tu ihute handebe turasigarana ishati yanjye asigarana yangaya umva ka kanze nita mbabarira umukurikire izi nkweto mbabarira ugende ureka arenze igipangu mbuga gusa nanjye ndasuba ababyeyi babwira ngo Kigali bwigize buno busore bw'i Kigali buza bwigize ubu diaspora kagashonete nako karimo make